murakaza neza muri gahunda yacu nziza cyane, muri gahunda utasanga ahandi hantu ahariho hose ku zindi mihanda z'imbuga nkoranyambaga, aho turi muri gahunda ya certified content creator, aho tugiye gutangirana n'isomo rya mbere kuki content creator cyangwa se content creation ari umwuga w'ejo hazaza. Murakaza neza muri gahunda ya certified content creator. Muri iri somo rya mbere tugiye kumenya icyo content creation ari cyo, impamvu yaba yaramaze kuba umwuga ukomeye ku isi, n'amahirwe umuntu ashobora kuwukuramo. Uyu munsi isi iri mu gihe abantu benshi bakoresha interinete kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho, ariko nanone buri munsi abantu bareba video kuri YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X n'izindi mbuga nkoranyambaga. By'umwihariko ibi byatumye habaho icyifuzo gikomeye cy'abantu bashobora gukora content ifite akamaro. Content creation ninde? Cyangwa se content creator ninde? Umuntu ukora content we ninde muri rusange? Byose reka turebe content creator ninde. Content creator ni umuntu ukora ibintu abantu bareba, bumva cyangwa basoma ku mbuga za interinete. Uwo muntu ni content creator. Content creator reka twongere tumusubiremo, ni umuntu ukora ibintu abantu bareba cyangwa se bumva cyangwa basoma ku mbuga za interinete. Ubwo ibyo wakandika ku mbuga nkoranyambaga birumvikana ubu uri content creator. Content ishobora kuba video, ishobora kuba yewe amafoto, ishobora kuba inkuru, ishobora kuba podcast, ishobora kuba live stream, ishobora kuba courses, ishobora kuba news content, ishobora no kuba educational content. Urugero, umuntu ukora video za YouTube, utegura amakuru kuri Facebook, umwigisha utanga amasomo online, umuhanzi ukora podcast, abo bose ni aba content creators. Urumva, abo bose ni abo twita aba content creators. Wumvisha abo bantu? Ubwo rero nawe ubwo uyu munsi wasanga utangiye aka kazi karimo n'amafaranga atubutse cyane. Kuki content creation yabaye umwuga ukomeye? Nk'uko tubona umwuga wo kujya muri security, umwuga wo kuba mwarimu, umwuga wo kuba umwenjeniyeri, umwuga wo kuba umuganga, umwuga wo kuba umunyamategeko, umwuga wo kuba umuhinzi mworozi, umwuga wo kuba watwara indege cyangwa imodoka, umwuga wo kuba wakubaka, imyuga ni myinshi cyane. Umwuga wo kuba waba umuseriveri, umwuga wo kuba waba mutuwa guide, ni byinshi cyane. Umwuga wo kuba umushefu, ni byinshi cyane abantu bakora bimariramo bakabyiga nk'umwuga. Ni nayo mpamvu natwe turimo tuvuga tuti se wowe ntiwasanga nawe uri mu bantu bakora uyu mwuga kandi bigakunda. Uyu mwuga rero ugenewe buri umwe wese. Kuki rero content creation yabaye umwuga ukomeye? Abantu benshi ntabwo basobanukiwe ikintu. Isi yimukiye kuri digital. Ubwo isi yabaye yimukira ku mbuga nkoranyambaga nk'uko abantu benshi bamaze kubimenya, ndetse byabaye nk'aho buri muntu wese agomba kuba umu content creator. Abantu benshi babona amakuru yabo kuri za interinete. Abantu bareba YouTube, abantu bareba TikTok, Facebook, Instagram, ndetse bakanareba na website. Bivuze ko rero hakenewe abantu bakora content nziza kandi bakazikora buri munsi mu buryo buri consistency. Nibyo ahangaha
biba bikenewe cyane. Hanyuma bityo rero izo content zikenera aba content creators, abo twita abaremyi b'ama content. Nukeneye ushobora gukora rero ushobora gukorera content aho waba uri hose. Ukeneye office nini, ukeneye smartphone, internet ndetse n'ubumenyi, hanyuma ugaheraho uri ukagera ku bantu ku isi yose, ubundi ibintu bikagenda neza. Niki gituma rero content creator itsinda, cyangwa se aba content abategura content batsinda, ugasanga babonye amafaranga. Abantu batsinda muri uyu mwuga bafite icyo usabwa kugira ngo nawe utsinde muri uno mwuga, ugomba kuba ufite consistency. Bakora content buri gihe, ntabwo bacika intege. Cya kabiri, quality content ifite quality, batanga ibintu bifite akamaro. Gatatu, patience, kandi ntibacika intege vuba. Kane, bariga, bakomeza kwiga ibintu bishya bigezweho. Amahirwe rero arimo content creator ashobora kubona amafaranga muri YouTube monetization, membership, sponsor chat ndetse na brand deal. Ashobora kubona amafaranga kwamamaza ibicuruzwa, course, kugurisha amasomo, contributing, gutanga inama, affiliate marketing, akamamaza ibicuruzwa by'abandi. Ni ukuvuga ngo umwihariko wa Afurika ni imwe mu masoko akura vuba cyane mu bijyanye na digital content. Abantu benshi rero bakeneye news, bakeneye education, bakeneye business knowledge, bakeneye entertainment. Ibi biha amahirwe rero akomeye content creators bo muri Afurika kuba bakorera nabo amafaranga menshi atubutse. Mw'abantu mw'impamvu twebwe twavuze tuti reka tuba guiding hano kuri African Deals Domain. Namwe mu content creator abanyamwuga, abantu bose bakize ku isi, bakize ku isi muri kino gihe, abakire ba mbere ku isi bose ni aba content creator. Ibyo bakora baraba Elon Musk ubona bamaze kugera kuri amatriyoni, nuko bakoresha n'aba content creators bakoresha ikoranabuhanga monsheri. Bafite za X, abariya bafite za Microsoft. Ego korero n'abakire cyane abamubona bakoze za WhatsApp, za Facebook, za ego korero n'abakire nyine kuko n'aba content creator. Ukuvuga ngo ikoranabuhanga rero niyo mihanda iriho amafaranga, ni nayo mihanda yo kugira ngo nawe ukore ube mu content creator. Ikibazo cyo kwitekererezaho rero nicyo ushaka gusangiza isi. Ubumenyi nibwo ufite ushaka kubasangiza, ufite amakuru, ufite ubucuruzi, ufite uburezi, ufite imyidagaduro. Aho niho ninshi yawe itangirira. Hanyuma umukoro wo kugira ngo ukore uyu munsi, andika ibintu 10 ukunda cyane. Muri ibyo hitamo 3 ushobora gukoraho nka content cyangwa se nka content. Hanyuma hitamo ninche imwe ushaka gutangiriraho channel yawe. Birumvikana iyo tuvuze ninche n'akantu k'umwihariko weho uzajya usangiza abandi. Muntu wanjye niko twita ninche. Hanyuma iyo ninche rero niyo ituma abantu bagukurikira, bakakumenyera, bakamenya ko ari byo bintu utanga, ubundi ibintu bikaba bigenda neza. Content creation ntabwo ari ugushyira video kuri internet gusa, ni ukubaka brand, gukemura ibibazo by'abantu, gutanga agaciro, kurema amahirwe mashya. Abantu batanga agaciro nibo bazatsinda muri uyu mwuga. Murakoze cyane, mwari kumwe na African Deals Domain. Turongera tuzasubire mu isomo rya kabiri, how to choose your niche, uko wahitamo icyo uzajya ukoraho content. Aho birumvikana rero uko wahitamo niche igatsinda, ikabona aba followers, ikabona aba subscribers. Byose tuzagenda tubigarukaho. Nakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza.
niba muri bashya kuri uno muyoboro mwibuke gukanda subscribe kandi muri comment zanyu nabwo mubashe kwandikamo nyinshi mwaba mukeneye cyangwa se ibyo mwaba mukeneye gusobanukirwa mu masomo yandi y'ubutaha kugira ngo namwe muzabe aba content creator b'abanyamwuga. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi tuzishimira kuba namwe muri aba content creator b'abanyamwuga namwe mwaratangiye kwinjiza ifaranga ritubutse. Mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira Imana n'amafaranga.